Kati de ni ikintu kati ni iki ni gukata cyane yipusi sasa iyo pusi ni pusi nyine nse pusi namubwira iki pusi. Yes, reka nongere ngushimire kandi nongere ngo ikazo komeza gukurikirana ibiganiro byacu munsi ku munsi. Reka nongere ngubwire ngo kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ubashe gukora na comment. Nta bintu byinshi mvuga, reka ngo ikaze. Don Captain, the most wanted, aka the street dream. Bullet. Yo, El Fenomeno, El Papito, Pablo Picasso, what's up? Yes, turi kumwe rero na Paxson Mizoti. Yemeze neza, na amahoro masa kabisa. Uratangaza iki nyuma yo gusubira mu kazi? Yatangaza iki se? Nta kazi nangazi. Nta kazi indirimbo nta kazi nangazi. Papito. Paxson. Bimeze bite? Ni P. So, ni P. Yeah. P. Yeah, naribi urumva turi mu bibazo ariko nta kitubuza gukora akazi n'ubundi turacyari mu kazi. Yeah. Muri mu kazi. Yeah. Paxson nge nari maze iminsi ngukurikirana umunsi ku munsi uvuga ngo nge Paxson ibintu byanjye niyamye abantu bakomeza kuvuga ngo iyo bakubonye bakubonamo drugs ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye ibyo ngibyo bintera ikibazo. Wowe bimeze bite ku giti cyawe? Ariko maze ko interview nyishane bivuga sinzi akakanya byo navuze nawe wabonye nibyo. Ubwo nakongera iki narabivuze urabizi nibyo. So ntacyo nakongera kubyo navuze. Ubu wasubiye mu kazi. Noneho ubinego ya Paxson twizere ko agiye no kugaruka mu muziki noneho wanyaye kuko kandi nkubwira ngo ari brand new track musaza naye naguri mukumva. Urambaye uratangaza nakubwira indirimbo nshyashya n'ibikwa bishyashya mukumbaza indirimbo. Naho namaginga yamvugira n'indi track iri hanze. Anizi track ebyiri dufitanye n'umusaza Papito. Kwanza nagenda indirimbo ebyiri ni mixtape yo stream gukora na Papito indirimbo 12. Right. Kuri iyo ndirimbo Papito rasaha kana mufatanyije. Yeah. Ntago biza vuba kubera ko track twandikiye muri studio. Ni urabona tumaze n'igihe muri quarantine ntago twari muri hustle urumva. Bakurimbira chorus ise. Chorus yako tuzayibaye zirangi nani mpamvu. Paxson rero ubaka kanya wasubiye mu kazi nibyo. Ariko wasubiye mu kazi niyo jambo ryonyine ufite mu mutwe wawe. Ntago ari ryo mfite. Ngiye ikibazo ndashaka kukubaza. Ubu ngubu wowe ku buzima bwawe intego y'ubuzima noneho ufite ni iyihe? Nugutera imbere nk'undi muntu wari wese Papito. Intego ufite y'ubuzima bwawe ni iyihe? Yeah, nugutera imbere gukomeza imbere ibikorwa birakini imbere tu ntago dukora ibintu. Niyo ntego dufite ni gutera imbere. Hari abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo umuziki nyarwanda se cyangwa hip hop nyarwanda yasubiye inyuma bikurikiye kuba hip hop abakora hip hop nyarwanda bavuga ko baririmba izindi njyana za R&B, Afrobeat bari hejuru bitewe n'imyitwarire y'abantu bamwe na bamwe bari muri hip hop nyarwanda. Wowe icyo kintu nka Paxson umaze igihe kinini muri hip hop nyarwanda kandi uri no mu bantu batangije hip hop, ibyo bintu byumvishe nkawe ku ruhande rwawe bivuga he? Ni ibintu bibiri, imyitwarire n'injyana ni ibintu bibiri bitandukanye. Imyitwarire ni kamere y'umuntu, nago wenda nukangwe nk'urugero rworoshye. Umuntu anyara ku buriri ashaka ari n'umujistoma ariko anyara ku buriri, so wavuga ngo abantu bose bakwa muri bank banyara ku buriri, ibari yo kamere yiwe. None se my own boy P Captain Dreadlocks njye arizo mfite no we niyo style yiwe nziza ko ikuraho ko ari umuhanzi ukora n'injyana ya After Dreadlocks ako nagakora reggae kandi usika abantu bose bafite roots bakora reggae. You know what I'm saying? Abantu bose bafite coordinator nganjye bakora R&B ako sinkora R&B. Njye numva yuko ni imyumvire ya bamwe na bamwe tu. Papito wowe bimeze bite ku ruhande rwawe? Urwo n'uruhande rwa P wowe? Ndunga murya vuze Mamen Paxson ntago umukobwa umwe atukisha bose, ntago we bivuga ngo nimba usenzasara na usare nuvuga ngo buri muntu asara ibye. Ntago ngewe ntago uzambona gutya uko nitwaye ngo uvuge ngo n'uyu agenda nabona. Reka mbaza akabazo koroshye. Kafite TV channel yiwe niyo TV channel YouTube channel TV ihari se? Ntago ariyo inose tuzavuga wowe kubera ko ufite YouTube channel yawe ngo nubundi nayikore n'ubundi uyikora sasa we niba ari umusinzi ngo none mwese muri abasinzi. Nabonye umwe basore asigaye yakora indirimbo z'ubusambanyi niba ari Fayalaki niba ari Fayibiki akazishyiraho buri munsi kugira ngo abone ama views. Ni ibintu bibi n'abana bato barabiyaye, ni ibintu bibi. None se nawe tuzavuga yuko ngo wewe na TV yawe byo mukora ni bibi? Iyo ni umuntu ku giti ciwe n'injyana kakuvuga ngo hip hop gusubira inyuma. Ndakeka yuko ntabwo nge navugira abandi bantu, navugira my boy P my boy Papito uri hano nawe navugira ko ibyenda bizi aba ntabwo nzi ibyabo nawe navuga ibyanjye. So ibyinjyana nge ntabwo ndi hano ngo ni mu promoting injyana.
ndi hano gupromotinga music nziza Papito nama umuziki mwiza tuzapromotinga cyane n'abandi bazapromotinga nanjye ningo indirimbo nziza bazayipromotinga ningo indirimbo mbi nibazayipromotinga nako indirimbo mbi nibazayipromotinga niko mbibona ariko sinjya kurebera abandi sinagenda ngo ngo muhanzi X ngo we ngo murunguruke ndebe ibyari mu guteka mu nkono yiwe Paxson wowe ku ruhare rwawe ubu muziki nyarwanda wongeye kugaruka mu itangazamakuru ubu none ikintu ugiye gukora kugira ngo none injyana ya hip hop yongere garuke ku rugo rwariho niki njye akazi nkora ikiganiro cy'injyana nkora ikiganiro nkora abaturage nkina music izo hanze zo mu Rwanda iza Africa iza East Africa lumba reggae raga dance afrobeat pop hip hop trap byose nago ringo njewe ngo andi hariya ndi umunyamakuru wa hip hop gusa ndi umuhanzi ukora injyana ya hip hop ariko si ndi umunyamakuru ukora ikiganiro cya hip hop so niba bo expecting yuko ikiganiro cyanjye cyose cyaba kirimo ngo hip hop nga Paxson kaswe kuri radio ngaje kuzaza kina ngo hip hop kuva mu gitondo kuva saa 7 kugeza saa 11 n'igice ibyo byo nuzabi expecting aguze expecting a good music right hari izino mazimisi cyangwa wiyise ngo ni wowe wazanye injyana hip hop ibyo ni ubivuze ibyo nago nize mbivuga uzambwe nawe nabivuze nje nakubwiye nitwa God's plan imigambi y'Imana kubera ikiryo zina ryo wishyizeho shimi yanjye uzi Kinyarwanda none se mvuze Igifaransa se cyangwa mvuze Igishinwa Papito mvuze Igishinwa niwe ni imigambi birumvikana imigambi na Papito rya zina niri ni mama ni okay rya zina ry'umukecuru se yitwa Mama Rap iryo zina riva Papito iryo zina riva iryo zina niryo numvisha umukecuru yitwa nyine yitwa Candy Moon Supply Mama Rap niko yitwa nyine ngenda gushimye ku kiganiro cyiza tugiranye kandi ngewe ndishimye kongera kukubona mu muziki ndetse n'itangazamakuru ako muziki wari uhari indimbo zanyu utagiye gukurikirana ahubwo wowe we-updating ago ambwira itangazamakuru ariko ingoma zihayitwa n'ama interviews nagiye nkora ku ma different interviews twari tubabwiye ko dufite branding songs ago zindirimbo zaire mu studio ya Banks urumva ai n'izindi ndimbo zinasohoka ni nyinshi cyane papa tugiye kubijyamo ago wowe uzashaka umwanya uri free nanjye mfite umwanya yani tukujyana muri studio yose kugira ngo proving n'abantu bamukorebe TV channel yawe tukujya muri studio yambe ya Banks ubanzo bari ndimbo zirimo bakubwiye nizo basibye cyangwa wende zimwe bibiye muri machine yabo tukujyane kwa Holy Beat muri aje ya studio ya Holy Beat kwa guti Holy Beat ni twaguti yaba indi aba Marina yitwa ni the main tukujya muri the main umbindi muziki tuzakujya mu busitani bwinshi tukwereka imiziki yari papa ubaka kanya habayeho ko Tuff Gang subiraho bakakanya bakagusaba wowe nawe ko mujya muri Tuff Gang mwayijyamo njyaka kandi mu kureba solo career yanjye ni mukuri ubuzima bwanjye kivyangu na support ya brother banje wenda ari support bagiye kumana ni support ngiye kubahereza nari bago kumbwira ngo ngene muri group akakanda cyeka yuko ibyo nakane naratangiriyeho akakanya ni nk'ukuntu wabugeze ku mwisho uri mu kwiruka ugiye gusoza ukahita uruhuka kandi urahageze none wundi wagenda gapore n'amaguru akaza akakunyuraho akagenda ku mwisho bazahita uvuga ngo njye waje wiruka nka mbere ngo umurongo ndikure wo gusoreza oya uriya niwe baza trophy so right now ibyo njye binakabe natangiriyeho kera ariko right now cyeka ko this is not the right time ndabeshya ahubwo ikintu twakora na makolab atandukanye nk'umuvandimwe dufite mixtape yacu indirimbo 12 ntacyo kinakubwira ndagushima ariko tugana ku musozo muririmbira akantu kamwe abakunzi banyu tugende with smoking in my hands listen to Bob Marley music La Familia get familiar home I know what about loss is it was all about physical mental action and I made a finger to our yo and I've been sensing you when I was just a kid but now this is my time though you must be serious get you wide open you gonna see me like a dawn navutse nk'G trust ngeze hinduka diva home bamicaye mwitasi mitikasi mistari kwikaratas lenge gahenda bwenge ibyisi byose ni mucayenge twamenye ubwenge
lenge. wazumvishe Paxo umuntu witwa The Cat Vivo amaze iminsi agupostingaho utuntu apostinga ibiki avuga ngo uyu muntu ni inzererezi bimeze gutya na nta gutya. kibazo abashaka views nakomeza postinga nyine nibyo bimuhemba none se nzabwira uriya musore wambaye ijire ya Me to You ngo kuki wambaye iriya ijire kandi ugurisha Me to You nibyo bimuhemba nyine nibyo bimuhemba niyo mpamvu fashe na time uranamuvuga abenshi bungukira mu bihombo byacu barabizi nabo bajya babimenya ajya yitwa nde turabumva babakunguka Yitwa nde? The Cat de ni ikintu cat ni iki niyo gukata cyane iyi pusi sasa iyo pusi ni pusi nyine se pusi namubwira iki pusi niba ari pusi ya myawo niba ari indi pusi nuko mu kinyarwanda nyirahuko bura nyirahuko shanjye sinkusi nshya no kuzakumenya sha nyirahuko komeza ugende posting niyi nayo uze gukata kandi ugaterateranya uhimbe kwa kundi ujye uhimba ni nawe yishishure ariko nutabikora nudahimba uzambona Imana igumugisha naye bayo umugisha